turagushimye data we ukiranuka uri mu ijuru habwa icyubahiro. Tugushimiye kugira neza kwawe ko waduhaye ijambo ryawe kandi rigashobora kwahuranya imitima yacu. Twatsinzwe, dukeneye imbaraga mvajuru kugira ngo tuzahure, ko n'ubu ntacyo twakora tutafashijwe nawe, kugira ngo dushobore gutungana kuko twarorongotanye, twongere kugaruka mu nzira itunganye kugira ngo dukomeze kurindwa no kuyoborwa nawe habwa icyubahiro. Amen. Amateka y'abatubanjirije muri iyi nzira twayigiyemo byinshi, twabonye guteshuka kwabo n'ingaruka zabagezeho, tubona kwihana kwabo n'ibyiza babonye nyuma yo kwihana. Niyo mpamvu tukwinginze ngo natwe duhe guhitamo neza kugira ngo tuyoborwe nawe. Aho Umwuka Wera akomeze kuturinda no kutuyobora, ubwo duhaye n'aka kanya kugira ngo twongere twige ijambo ryawe. Ngaho ukomeze kurinda imitima yacu no kuyobora mu kuri kw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Kadushime Imana cyane kubwo kugira neza kwayo, kuko twize byinshi kandi turamutse tubizirikanye dushobora guhitamo neza kuba mu ruhande rw'Imana, kandi tugashobora kuyobora n'indi mitima mu kuri kw'ijambo ryayo, maze tukazarindwa ntituzarimbuke, ahubwo tukazabona ubugingo buhoraho. Rero reka dusabirane kugira ngo Imana iduhe guhinduka cyangwa se kwikosora, kugira ngo aho twaguye tuhazirikane, noneho twihane tugarukire Imana nayo tubere umubyeyi. Rero reka mu kanya dusigaje kataraza gutinda, ni amasaha bakuze kandi Satani nawe iteka ahora ashaka kugira ngo bwamize intekerezo zacu, kugira ngo ibyo twize byose nibiba byinshi tuze no kubyibagirwa abidukure. Niyo mpamvu rero mu kanya tugezemo tugiye kwiga, ariko ntabwo twifuza gutinda. Ijambo tugiye kwigana ni ijambo ritubwira ngo inzira enye umwanzi akoresha kugira ngo ayobye ubwoko bw'Imana. Inzira enye umwanzi akoresha kugira ngo ayobye ubwoko bw'Imana. Mu mateka yose yabayeho, Imana yagiye igira abayihagarariye, kandi icyifuzo nyamukuru Uwiteka yabaga afite ni ukugira ngo abo itoranyije kugira ngo bayihagararire mu isi mu ngoma ya Satani bazashobore kuyobora indi mitima yayobejwe, kugira ngo imenye inzira y'Uwiteka, maze bave mu nzira mbi bagendere mu nzira itunganye. Kandi yifuzaga yuko abitoranyije bayimenyekanisha mu isi. Niwo wari umugambi w'Imana, ariko Satani ntabwo yigeze anezezwa nuko abantu b'Imana bayikorera batunganye, kandi ngo bashobore no kuyobora abo Satani yayobeje mu nzira y'ukuri, maze bazarokoke iteka rigomba gucirwa ku bigometse ku Mana. Satani rero kugira ngo ashobore kuyobya abantu, hari uburyo yagiye akoresha, aribwo buryo turaza kureba, kugira ngo noneho buri muntu wese atekereze, ese nge ntabwo naba naraguye mu mutego wa Satani? Ahari nkaba nari nzi ko ndi mu nzira igana mu ijuru, ariko Satani akaba yaranyobeje. Maze habeho kongera gutekereza neza, maze abantu b'Imana bongere bafate ingamba zo kongera kugaruka mu nzira itunganye, kugira ngo iyo nzira izatugeze ku rurembo rwo mu ijuru. Rero inzira ya mbere turareberaho Satani yagiye akoresha ni ukwinjiza ibinyoma mu kuri. Kwinjiza ibinyoma mu kuri. Iyo niyo nzira ya mbere turaganiraho. Iya kabiri ni ugukabya mu kwizera, ni ugutera abantu gukabya mu kugira gute mu kwizera. Abantu bari bafite inzara n'inyota byo gukorera Imana, abantu bifuza kujya mu ijuru, abantu bifuza gukiranuka. Satani yagiye abayobya akoresheje guteza ubwaka, cyangwa se ari bwo gukabya mu kwizera, maze bagateshuka inzira y'ukuri. Ibyo turaza kubireba. Icya gatatu ni ukudashyira ukuri mu bikorwa.
aho abantu babona ukuri cyangwa se umucyo ukabarasira kugira ngo bawugenderemo, ariko barangiza bakawanga cyangwa se ntibawukomeze kuwugenderamo. Ubwo niko kumenya ukuri, ariko abantu ntibagire gute, ntibagushyire mu bikorwa. Icya kane ni ukudashyira ukuri mu bikorwa cyangwa se kwirengagiza umucyo abantu bahawe. Icya kane ni ukugoreka ijambo ry'Imana, ijambo ry'ukuri, ukuri Imana yatanze. Satani ajya akoresha ubundi buryo bwo kukugoreka, noneho akakumvikanisha nabi mu buryo butari bwo. Ibyo bigatuma rero ashobora kuyobya abantu. Ngaho mbere yo kugira ngo wenda tujye mbere, reka nongere mbisubiremo byose. Icya mbere nababwiye ko ari ukwinjiza ibinyoma mu kuri, kwinjiza ibinyoma mu kuri. Icya kabiri turareba ni ugukabya mu kwizera, gutera abantu gukabya mu kwizera cyangwa se aribyo byitwa ubwaka. Icya gatatu ni ukudashyira ukuri mu bikorwa cyangwa se kwirengagiza umucyo Imana yatanze. Icya kane ni ukugoreka ijambo ry'Imana. Ibyo ni byo bintu Satani ajya akorera, nizo nzira Satani akoresha kugira ngo ashobore kuyobya ubwoko bw'Imana. Ngaho reka tubanze duhere muri Yohana igice cyawo cya 6. Yohana igice cyawo cya 6. Ubundi iteka ryose abantu b'Imana kugira ngo bashobore gutunganira Imana, nuko bumvira ijambo ryose Imana yagize gute, yatanze cyangwa se Imana yavuze, kandi bakagendera mu mucyo Imana yabahaye wose, batanyuze iburyo cyangwa ibumoso. Ibyo nibyo byonyine bishobora gushoboza abantu b'Imana gukomeza kugendera mu nzira Imana yatanze. Wenda abantu benshi bajya bibaza, ese ni iki gishobora gutuma abantu bashobora kuguma mu ijambo ry'Imana cyangwa se bagakomeza kuguma mu murongo Imana yifuza ko bagenderamo? Ni ugukomeza ijambo Imana yabahaye. Reka tujye muri Yohana igice cyaho cya 6, turajya mu gice cyaho cya 7, ariko reka duhere 6 umurongo wa 63. Haravuze ngo reka wenda mpere 61, reka mpere 60. Nuko benshi mu bigishwa be babyumvise baravuga bati, iryo jambo rirakomeye, ushobora kuryihanganira ninde? Yesu amenya mu mutima we yuko abigishwa be babyitotombeye, arababaza ati, mbese ibyo bibabereye igisitaza? None mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze? None mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze? Mbese byamera bite? Umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Aha nimukurikirana, ni igihe Yesu yabwiraga abigishwa be ibyerekeranye no kurya umubiri we ndetse no kunywa amaraso ye, abereka ko uwo mutsima yashaka kwerekeza yuko umutsima w'ifunguro ryera yagombaga kuba ari washushanyaga umubiri we, noneho divayi igashushanya amaraso ye. Noneho arababwira ngo rero urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye niwe uzagira gute, uzabaho. Ariko ngo abigishwa bamaze kumva yuko Yesu ababwiye ayo magambo kandi yari amagambo y'ukuri y'ubugingo, ngo maze kwihanganira ayo magambo bigira gute, birabananira. Nuko batangira gushidikanya. Noneho ngo iryo jambo baramubwira bati, iryo jambo rirakomeye, ushobora kuryihanganira ninde? Yesu amenya yuko mu mutima we yuko abigishwa be babyitotombeye, arababaza ati, mbese ibyo bibabereye igisitaza? None mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze? Mbere byamera bite? Umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo ugize gute, umaze. Aho nshaka amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Amagambo y'Imana niyo mwuka kandi niyo bugingo. Niyo mpamvu iyo umuntu yize amagambo y'Imana nk'uko Imana yavuze, akayitondera,
akayamenya, ayo magambo niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ndetse Yesu yongeye kubabwira mu gice cyawo cya 7 abasobanurira neza yuko ijambo ry'Imana ariko kuri kwayo ariko gushobora kubatura abantu ukabakura mu byaha maze kukabageza mu gutungana. Ngaho reka turebe mu gice cyawo cya 7 mu gice cyawo cya 8 umurongo waho wa 31 haratubwira ngo 31, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Aya magambo murimo murayumva. Nuko Yesu abwira, titire y'amagambo iravuga ngo abana ba Aburahamu nyakuri. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Ikintu ijambo ry'Imana ridusaba ni ukuguma mu ijambo ryayo, kandi ngo nitumenye ukuri, ukuri niko kuzagira gute, kuzatubatura. Hepfo baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Ubwo ni Abayuda ariko bo batagize gute, batamwemeye. Kuko bamwemeye ni abemeye ijambo rye barangiza bakaryemera, bagombaga kubaturwa mu byaha, bakabaturwa mu buyobe, maze bagashobora kuba abana b'Imana by'ukuri, cyangwa se abana ba Aburahamu nyakuri. Maze noneho ngo maze kubabwira ngo nimwizere ijambo ryanjye muzabaturwa, bo baravuga bati, twabaturwa dute ko turi abana ba Aburahamu, ntabwo twe turi imbata. Hepfo aravuze ngo, Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Nzi yuko muri abuzukuru ba Aburahamu, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Ijambo rya Kristo ntabwo ryari rifite umwanya muri aba Bayuda, icyakora bamwemeye bo bakizera izina rye barabatuwe. Ngo ariko batararyemeye ntabwo bagumye muri Kristo. Njyeweho nzi yuko muri abuzukuru ba Aburahamu, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Bashakaga kwica Kristo kuko ijambo rye ritari rifite umwanya muri bo. Hepfo baravuze ngo, baramusubiza bati, Aburahamu niwe data. Yesu arababwira ati, iyo muba abana ba Aburahamu koko muba mukora nk'uko Aburahamu yagize gute, yakoze. Ariko none dore murashaka kunyica, kandi ndi umuntu ubabwira iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana, nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo. Ibyo mukora ni nk'ibyaso. Noneho ubwo urumva aba Bayuda bitwaga ubwoko bw'Imana, ngo ariko bari barateshutse, turaza kubireba hirya. Ngo ariko noneho abamwemeye bo bakizera izina rye, bakizera ibyo yababwiraga, nibo bagombaga kubatura. Ngo ariko abandi bo ntibashakaga kubaturwa na Kristo ngo bemere ijambo ry'ubugingo. Ngaho reka tujyanirane. Nababwiye yuko Satani kugira ngo yobye abantu yagiye akoresha inzira zo kugira ngo yinjize ibinyoma mu Bisirayeli, cyangwa se mu bitwa ubwoko bw'Imana. Kwinjiza ibinyoma rero abantu bakabiyoboka nk'aho ari ukuri kw'ijambo ry'Imana, icyo gihe Satani ashobora kubigarurira. Reka wenda kugira ngo tujye kuri iyi ngingo ya mbere, tubanze tujye mu bifuzwa ibihe byose, turebe inzira Satani akoresha kugira ngo yigarurire imitima. Ubwo inzira ya mbere tubonye ni ukwinjiza ibinyoma mu kuri, niyo tugiye kureba neza twitonze. Wifuzwe byose paje 574 haravuze ngo, paje 574 baravuze ngo, magana 574 inyigisho z'ibinyoma n'imihango ipfuye nibyo Satani yifashisha ngo yigarurire imitima, bigatuma ayobora abantu mu bitari umunezero nyakuri.
ni amagambo ari ku gika kivuga ngo umufasha yiswe umwuka w'ukuri. Ariko ndimo hagati kuko ntabwo ndasoma byinshi, ni ukugira ngo twumve aka kavuze ngo inyigisho z'ibinyoma n'imihango ipfuye nibyo Satani yifashisha ngo yigarurire imitima, bigatuma ayobora abantu mu bitari umunezero nyakuri, akagoreka imico yayo. Ubwo uburyo Satani akoresha kugira ngo yigarurire imitima ni ukwinjiza inyigisho z'ibinyoma n'imihango ipfuye mu iyoboka Mana. Ubu buryo rero Satani yagiye abukoresha mu mateka, maze agashobora kuyobya abantu bari bari mu nzira y'ukuri. Ubwo ni ukwinjiza ibinyoma mu kuri, nibwo buryo Satani yagiye akoresha mu nzira zitandukanye kugira ngo, cyangwa se mu bihe bitandukanye kugira ngo yigarurire ubwoko bw'Imana. Reka tujye mu ntambara ikomeye, naho tuhareba aya magambo. Intambara ikomeye, paje 286, 286, intambara ikomeye, haravuga ngo 286. Reka mpere gato 285. Haravuze ngo Satani niwo murezi wa bene data, kandi umwuka we niwo utera abantu kujora amakosa n'inenge by'abantu b'Imana no kubashyira ku karubanda. Nyamara ibyiza bakora ntibyigere byitabwaho. Igihe Imana iri ku murimo wo gukiza abantu, Satani nawe ahora akora ubudatuza aho nshaka nawe. Iyo abana b'Imana baje imbere y'Uwiteka, Satani nawe aza hagati yabo. Mu bubyutse bwose bubaho, Satani aba yiteguye kuzanamo abantu batejejwe mu mitima ndetse n'abanyamugirya n'ino. Mu bubyutse bwose bubaho bw'ijambo ry'Imana, Imana yohereza kugira ngo bukangure abantu. Ngo Satani yinjiza abantu batejejwe mu mitima ndetse n'abanyamugirya n'ino, abinjiza mu bwoko bw'Imana. Igihe bene abo bemeye ingingo zimwe z'ukuri maze bakabarwa mu bizera, Satani arabakoresha kugira ngo yinjize inyigisho ziyobya abatari maso. Ubwo uburyo Satani akoresha kugira ngo ashobore kuyobya abantu, nuko abanza kwinjiza abatihanye by'ukuri n'abanyamugirya n'ino, akabinjiza mu bashaka ukuri bataryarya. Maze yamara kubinjizamo rero ngo abo ngabo binjiye, Satani akabakoresha kugira ngo yinjize inyigisho ziyobya abatari maso. Nta muntu n'umwe uhamya ko ari umukristo nyakuri bitewe n'uko aboneka ko abarizwa mu itsinda ry'abana b'Imana, ndetse niyo yaba aboneka mu rusengero kandi akaza ku meza y'umwami, Satani akunze kuhaba kenshi mu bihe by'imihango y'ingenzi, yihindurije mu ishusho y'abantu runaka ashobora gukoresha nk'abakozi. Ubwo Satani agerageza kwinjiza abantu, ndetse ngo no mu mihango yera abantu bakinjiramo bakabana n'abana b'Imana, ngo ariko afite umugambi wo kugira ngo abo bantu azabagire ibikoresho byo kwinjiza ibinyoma mu itorero, maze abantu b'Imana bamara kwizera ibinyoma bakaba bagize gute? Barayobye, bigaruriwe na Satani. Nanone wenda kugira ngo ibi mubyumve neza, reka tujye kuri 369. Ahagana hasi baravuze ngo umushukanyi ukomeye afite ingabo nyinshi cyane ziteguye gukwirakwiza amafuti y'ubwoko bwose kugira ngo agushe benshi. Ubwo hariya mu bifuzo byose tubonye neza yuko Satani akoresha inyigisho z'ibinyoma n'imihango ipfuye kugira ngo ashobore kwigarurira imitima y'abana b'Imana cyangwa se y'abasenga by'ukuri. Kuko azi neza ko iyo yinjije ibinyoma cyangwa se imihango ipfuye yitwa iya gikristo mu myizerere mu kuri, icyo gihe ashobora kwigarurira imitima myinshi. Noneho hano baravuze ngo umushukanyi ukomeye afite ingabo nyinshi cyane ziteguye gukwirakwiza amafuti y'ubwoko bwose kugira ngo agushe benshi. Ubuhakanyi yateguye akurikije irari n'ubushobozi bwa buri muntu wese ashaka kurimbura. Umugambi we ni ukwinjiza mu itorero kutavugisha ukuri, ibintu bituma hatabaho kwihana, bigatera abantu gushidikanya no kutizerana, maze bikabera inzitizi abifuza kubona umurimo w'Imana ujya mbere, ndetse nabo ubwabo bikabazitira. Benshi badafite ukwizera Imana by'ukuri
aha hantu muhumve ngo benshi badafite ukwizera Imana by'iki cyangwa kutizera ukuri ko mu ijambo ryayo, bemera amwe mu mahame y'ukuri bakayakoresha nk'abakirisito, maze bikabashoboza kwinjiza amafuti yabo mu bantu nk'aho ari amahame y'ibyanditswe byera. Ubwo Satani afite umugambi wo kugira ngo azane bamwe batizera ukuri kwa Bibiliya, ariko bakaza biyoberanyije bakinjira mu bwoko bw'Imana, maze barangiza bagasa n'abemeye amwe mu mahame abana b'Imana n'ubundi bagira gute bemera bizera, maze abo bantu akabatera kwinjiza andi mafuti cyangwa se amahame yabo y'ibinyoma mu myizerere, maze ngo abantu bakayemera nk'ukuri gukwiriye kwemerwa. Iyo rero bimaze kugenda bityo, nibwo Satani yigarurira abantu, noneho yamara kubafata abafatiye mu kwizera ibinyoma, maze imitima yabo akayobora uko agize gute, uko yishakiye. Hakurya baravuze igitekerezo cyo kumva ko icyo umuntu yaba yizera cyose ntacyo bitwaye ni kimwe mu buhendanyi bukomeye Satani atsindisha benshi. Azi ko ukuri kwakiranywe urukundo kweza ukwakiriye, maze akanezezwa no gushaka amahame y'ibinyoma n'imigani y'ibihimbano kugira ngo abisimbuze ubutumwa bwiza. Ubwo urumva ubwo buryo nibwo Satani akoresha kugira ngo yigarurire imitima. Ubwo turi ku ngingo ivuga ngo kwinjiza ibinyoma mu kuri. Niyo mpamvu muri iki gihe mubona isi yose abavuga ko ari abakirisito babivuga ku munwa gusa, ku magambo, ariko ingeso zabo, imico yabo, ibyo bavuga ko bizera, wabisuzumisha ibyanditswe byo ugasanga ntaho bigize gute, ntaho bihuriye. Nguko uko Satani rero yigaruriye imitima myinshi akoresheje ubu buryo bwo kwinjiza ibinyoma mu kuri, maze ubuyobe bukarushaho kugwira mu isi. Ngaho namwe nimwitegereze kugira ngo iki kintu muze kucyumva neza. Ibyanditswe byera ntabwo ari byinshi, ibyitwa ibyanditswe byera by'ukuri ntabwo ari byinshi, ariko ibyanditswe byera bitari ukuri nabyo byamaze kuba byinshi. Ngaho namwe nimurebe inyandiko zandikwa. Dufite Bibiliya, kandi amadini yose yitwa ya gikirisitu yemera Bibiliya. Iyi Bibiliya yera dufite, nubwo no muri iyi minsi hari abatangiye kugenda bayihakana bagashaka izindi Bibiliya ngo bashaka kuyoboka nazo, ariko iyi Bibiliya yonyine ikwiriye kutubera umuyobozi. Buri dini mu madini azwi, wenda twe tuzi twe kujya kure, bemera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, ndetse bakayifashisha no mu nsengero basengeramo no mu myizerere yabo. Ariko hejuru ya Bibiliya bakaba bafite izindi nyandiko zitabarika bagiye bagerekaho ngo barimo barasobanura iki, ijambo ry'Imana. Kandi izo nyandiko nazo zikitwa ijambo ry'Imana, nyamara haba handitseho n'abazanditse, cyane cyane baba bahagarariye ayo madini. Ubwo buryo rero Satani yagiye gukoresha kugira ngo yinjize ibinyoma no mu gihe no mu gihe cya Gatolika. Niyo mpamvu ngo kugira ngo Satani ashobore kwinjiza ibinyoma mu mateka atugaragariza igihe cy'umwijima cyabayeho, ni igihe ngo Roma yakuraga Bibiliya mu bantu, maze ikerekana yuko yo ifite ububasha, cyangwa se abayihagarariye abapadiri na papu bwe bari bafite ububasha bwo kwisobanura Bibiliya, maze ngo Bibiliya yamburwa abantu, maze bakajya babategura izindi nyigisho bavuga ko zikomoka mu byanditswe, ariko cyane cyane ari ibitekerezo byabo. Ibyo muzabisoma mu Ntambara Ikomeye kuri paje yaho ya 39. Reka nze ndebe paje ni paje ya 40, Intambara Ikomeye. Ngo Satani yari azi neza yuko ibyanditswe byera bizashoboza abantu kumenya neza ubuhendanyi bwe no guhangana n'imbaraga ze bashikamye, ndetse iryo jambo ry'Imana ry'umukiza w'abatuye isi yatsindishije ibitero yamugabyeho. Buri gitero yamugabagaho Kristo yakingaga ingabo y'ukuri guhoraho, akamubwira ati handitswe ngo. Ibyo umwanzi yamusabaga gukora byose yabitsindishaga ubwenge n'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana, kugira ngo Satani akomeze gutegeka abantu kandi ahe ububasha umupapa wihaye ubutegetsi. Yagombaga kubabuza gusobanukirwa ibyanditswe byera. Bibiliya yerekana ikuzo ry'Imana kandi ikereka abantu bapfa umwanya barimo. Nicyo gituma umwanzi yagombaga gupfukirana ukuri kwayo kuziranenge akanagukuraho. Ubwo nibwo buryo itorero Gatolika ry'i Roma ryakurikije.
hashize imyaka magana menshi gukwirakwiza Bibiliya bibujijwe. Abantu babujijwe kuyisoma cyangwa kuyitunga mu ngo zabo, maze abapadiri n'abepiskopi badakurikiza amahame mazima bakajya basobanura inyigisho zayo bagambiriye gushyigikira ibinyoma byabo. Ngo kuko abatuye isi hafi ya bose bageze aho bemera ko papa ari umusimbura w'Imana ku isi n'ufite ububasha bwo gutegeka itorero na leta. Ubwo mwabyumvise, kugira ngo rero binjize ibinyoma babanje gukura Bibiliya mu bantu, maze akaba aribo bajya bayisobanura bayigoretse. Nimukurikirana rero ubu buryo kuri paje ya 40, ubu buryo nibwo Satani mu mateka yose yagiye akoresha kugira ngo ashobore kwigarurira abantu. Ni ugufata ukuri akakuvangamo ibinyoma, maze abantu bakwizera ibyo binyoma nk'ukuri, maze Satani akaba ari ugize gute ubayoboye. Ubwo buryo nibwo buryo bwa mbere rero. Ubwa kabiri ntabwo turatinda aho ngaho, wenda muzasoma no kuri paje, muzasoma iriya paje ya 246 na 247, muzabona neza mu ntambara ikomeye, muzabona uburyo Satani yagiye akomeza gukora mu binyejana byakurikiye. Noneho iyo niyo ngingo ya mbere. Iya kabiri ni ugutera gukabya mu kwizera. Ni ugutera abantu gukabya mu kugira gute? Mu kwizera. Reka dufate urugero, kuko mu gihe cyose cyagiye kibaho, iyo ijambo ry'Imana ryabaga rije kandi rishorewe n'abamarayika, kuko nibo batuzanira ijambo ry'ukuri, noneho bagakorana n'abantu b'Imana, Satani yagiye agerageza gutuma abantu bashaka kwemera ijambo ry'Imana, noneho bagira ubwo bayoba, maze ijambo ry'Imana bakarikabiriza cyane. Ariko uko kurikabiriza ni uko akenshi barirekaga, barangiza ibitekerezo Satani akanyura mu ntekerezo zabo, agatuma abantu bashobora kwizera ibyo biyumvishemo by'ibyiyumviro byabo nk'aho ari ijambo ry'Imana, maze ibyo byiyumviro byabo bakabirutisha ijambo ry'Imana. Ibyo nibyo byagiye bitera ubwaka mu mateka y'itorero. Ngaho reka tujye mu ntambara ikomeye kuri paje yaho ya 245, twumve aya magambo. 245 haravuze ngo, mumbabarire 285, reka tujyanirane wenda mu mateka yabayeho mu gihe cya Luteri. Oya, reka mbere hano 285 ni mu gihe, ni mu cyigisho kivuga ngo ubuhanuzi bwasohoye. Ni igihe uriya mugani w'abakobwa 10 wasohoraga mu mbere gato cya 244, hari harabanje kubaho ububyutse bukomeye. Ubwo reka wenda mbere hano kuri paje ya 285 baravuze ngo, umukwe atinze isubira kabiri, umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Uko gutinda k'umukwe kugereranya kurangira kw'igihe umukiza yari ategerejwe, gucika intege, ndetse n'ibyo bisa no gutsindwa. Nibyo bisa no gutsinda. Reka nsubiremo. Uko gutinda k'umukwe ubwo ni mu 244, kugereranya kurangira kw'igihe umukiza yari ategerejwemo, gucika intege, ndetse n'ibyo bisa no gutinda. Muri icyo gihe cy'amajune, ugukanguka kw'abafite ukwizera kw'amajyejuru kandi badashikamye kwatangiye kuyoyoka, kandi umuhati wabo utangira kudohoka. Nyamara bari bafite kwizera gushikamye ku kuba bari bazi Bibiliya, gushingiye ku kuba bari bazi Bibiliya buri wese ku giti cye. Bari bafite urutare bahagazeho rutashoboraga guhirikwa n'imiraba yo kutabona ibyo bari biteze. Bose barahunikira barasinzira. Itsinda rimwe ntacyo ryari ryitayeho kandi ryari ryaretse ukwizera kwaryo. Irindi tsinda ryari ritegereje ryihanganye kugeza igihe umucyo uruseho
wagombaga gutangirwa. Nyamara mu ijoro ry'ibigeragezo aba bari bategereje bihanganye basaga n'abatakaje umwete wabo no kwitanga kwabo ku rugero runaka. Abari bafite kwizera kudashikamye kandi bafite umutima ufata impu zombi, ntibashoboraga kwishingikiriza ku kwizera kwa bagenzi babo. Buri wese yagombaga guhagarara agashikama ku giti cye cyangwa akagwa ku giti cye. Aho nshaka ni hepfo. Muri icyo gihe gukabya mu kwizera kwatangiye kugaragara. Abantu bamwe bari baragaragaweho kuba abizera b'abanyabwuzu mu kwakira ubutumwa, batangiye kureka ijambo ry'Imana kandi ari ryo muyobozi utibeshye. Bavugaga ko bayobowe n'umwuka, maze birundurira mu kuyoborwa n'amarangamutima yabo n'ibitekerezo byabo. Ngaho nimwumve muri iki gihe cya 844 hari harimo imigabane ibiri, ariko bose bavuga ko bategereje iki? Umukwe. Hari bamwe bari barize ijambo ry'Imana bayoborwa naryo, kwizera kwabo kwari gufite urufatiro mu byanditswe byera. Nyamara hakaboneka n'abandi babakurikiraga gutyo gusa batagize icyo bitayeho, ngo kwizera kwabo kwari gushingiye ku byo babwiye babwirwa cyangwa se ku gutegereza kugaruka kwa Yesu, ariko ntibari barihanye mu mutima by'ukuri. Maze noneho ngo iri tsinda igihe babonaga Kristo atagarutse, ngo bahise bafatwa n'ubwaka cyangwa se ariko gukabya mu kwizera, maze ijambo ry'Imana barishyira ku ruhande, maze nabo ibibaje mu bitekerezo abaryo batangira kugira gute? Kuyoborwa nabyo. Ngo bavugaga ko bayobowe n'umwuka, maze birundurira mu kuyoborwa n'amarangamutima yabo n'ibitekerezo byabo. Hari bamwe bagaragazaga umwete ushingiye ku buhumyi no gukabya mu kwizera, bakamagana abantu bose batemeraga amatwara yabo. Ubwo abataremeraga ayo matwara, kuko akenshi impamvu batemeraga ayo matwara ni uko bayapimishaga ibyanditswe bagasanga ibyo barimo kuvuga, ibyo barimo kwigisha bidafite urufatiro mu byanditswe byera, maze bababwira ko bayobye aho kugira ngo bumve, ahubwo bakagira gute? Bakabarwanya. Hepfo baravuze ngo hari bamwe bagaragaye ibitekerezo byabo n'imikorere yabo by'ubwaka ntabwo byakunzwe n'umugabane munini w'Abadivantisiti. Nyamara bakomezaga gukora baharabika umurimo w'ukuri. Hepfo akoresheje ubu buryo, Satani yashakaga kurwanya no kurimbura umurimo w'Imana. Akoresheje ubuhe buryo? Ubu buryo bw'ubwaka cyangwa se bwo gukabya mu kwizera. Ngo abantu bareka ijambo ry'Imana batangira kuyoborwa n'amarangamutima. Ubwo buryo nibwo Satani yakoresheje kugira ngo ashobore kurwabiza umurimo w'Imana. Abantu bari barakanguwe bikomeye cyane n'ubutumwa bw'Abadivantisite. Abanyabyaha ibihumbi byinshi bari barahindutse, kandi abantu b'indahemuka bitangira mu murimo wo kwamamaza ukuri. Ndetse no muri icyo gihe cyo gutinda, umwami w'ibibi yakomezaga gutakaza abantu be, kandi kugira ngo akoze isoni umurimo w'Imana yashatse uko yashuka abavuga ko bafite ukwizera no kubatera kuba abahezanguni. Bityo abamukorera bari biteguye kuririra ku ikosa ryose. Ubwo abakorera Satani bari biteguye kuririra ku ikosa ryose, gutsindwa kose ndetse n'igikorwa cyose kidatunganye, maze bakabishyira imbere ya rubanda babikuririje kugira ngo bangishe abantu Abadivantisite ndetse no kwizera kwabo. Bityo uko yashoboraga kugira umubare munini w'abantu atera kwizera ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo kandi mu mitima yabo bagengwa n'imbaraga ye, niko yari kubyungukiramo cyane, atera abantu kubahanga amaso nk'abahagarariye abizera bose. Murumva ubu buryo Satani yakoresheje bwabaye uburyo bwo gutuma abantu bareka ijambo ry'Imana barishyira ku ruhande, maze batangira kuyoborwa n'intekerezo zabo. Ubu buryo yakoresheje mu cya 844 ni nabwo yakoresheje mu gihe cya Luteri, igihe yahagurukaga aharanira kugira ngo ijambo ry'Imana ryo riba urufatiro nyakuri. Ngaho tujye mu ntambara ikomeye kugira ngo iyi ngingo ya kabiri nayo tuyiveho. Intambara ikomeye 300
134 reka bariho mpera. Baravuze ngo ni igihe Luteri yahagurukaga ari gushyira ibinyoma by'ubupapa ku mugaragaro, maze igihe yabishyiraga ku mugaragaro nibwo yaje kurwanwa cyane, ariko nyuma haza kuboneka abantu b'intwari nk'uwitwa Melanchthon, maze nawe afatanya nawe gukora umurimo w'ubugorozi bari bafite umugambi wo kugarura abantu ku ijambo ry'Imana. Ariko mu gihe Luteri yakurwaga mu bantu mu gihe runaka kubw'ubushake bw'Imana, maze abagorozi cyangwa se abandi bagakomeza kwamamaza ubwo butumwa, Satani yaje gukora ikintu gikomeye, maze ashakisha uburyo bwose noneho yakwangiza umurimo wa Luteri. Hepfo reka mbere ahavuze ngo inkuru zivuye kuri Luteri zivuga ko Luteri ari amahoro nubwo yari imfungwa, zatumye ubwoba abantu bari bafite usubi ya gatatu. Inkuru zivuga ko Luteri ari amahoro nubwo yari imfungwa zatumye ubwoba abantu bari bafite butuza, ariko noneho bituma abantu barushaho kumugirira urukumbuzi. Inyandiko ze zarushijeho gusomwa kuruta mbere, abantu benshi barushaho kwiyongera bajya mu ruhande rw'uwo mugabo w'intwari wari warashyigikiye ijambo ry'Imana mu kaga gakomeye bwacyo. Ubugorozi bwahoraga burushaho kugira imbaraga. Imbuto Luteri yari yarabibye yameraga ahantu henshi. Kutaboneka kwe byakoze umurimo utarabashije gukorwa igihe yabonekaga ahibereye. Igihe umuyobozi wabo ukomeye yabakurwagamo, abandi bakozi bumvise bafite inshingano nshya, bafite kwizera gushya n'umuhati, barushijeho kujya mbere kugira ngo bakore n'imbaraga zabo zose mu murimo watangiye neza udakomwa mu nkokora. Ariko Satani ntiyari yicaye ubusa. Yagerageje gukora ibyo yari yarakoze mu gihe cy'ubugorozi bwose bwagiye bubaho. Iki kintu ni nacyo cya kangahe cya kabiri turimo kureba. Yagiye abeshya kandi akarimbura abantu akoresheje umurimo w'ubugorozi bw'ibyiganano mu mwanya w'umurimo nyakuri. Nk'uko mu kinyejana cya mbere cy'itorero rya Gikristo habayeho ba Kristo b'ibinyoma, niko no mu kinyejana cya 16 hahagurutse abahanuzi b'ibinyoma. Abantu bamwe bamaze gukorwa ku mutima no gukanguka kwabaye mu by'iyobokamana, bibwiye ko bahawe uguhishurirwa kudasanzwe kuvuye mu ijuru, maze bavuga ko Imana yabahaye inshingano yo gukomeza ubugorozi Luteri yari yaratangiranye imbaraga nke nk'uko babivugaga. Mu by'ukuri basenyaga umurimo Luteri yari yaragize gute. Ubwo igihe Luteri yahagurukaga, aba bahagurutse bavuga ngo bagiye gukomeza umurimo Luteri yatangiye, ariko noneho nibwo bari bagiye kuwurwanya. Birengagije ihame rikomeye ryari urufatiro rw'ubugorozi byavugaga ko ijambo ry'Imana ari ryo muyobozi wihagije wo kwizera n'imikorere. Ubwo abantu nabo birengagije ijambo ry'iki, nk'uko twabonye bariya bo mu cya 844 nabo baretse ijambo ry'Imana, maze batangira kuyoborwa n'amarangamutima. Aha rero baravuze ngo birengagije ihame rikomeye ryari urufatiro rw'ubugorozi byavugaga ko ijambo ry'Imana ari ryo muyobozi wihagije wo kwizera n'imikorere, maze uwo muyobozi utayobya bamusimbuza ihame ridashikamye kandi rihindagurika ry'uko biyumva n'amarangamutima yabo. Kubw'iki gikorwa cyo gushyira iruhande Bibiliya yo ifite ububasha bwo kuvumbura amakosa n'ibinyoma, Satani yafunguriye inzira kugira ngo ayobore intekerezo uko agize gute ashaka. Ubu buryo Satani none amaze kubukoresha, ahita ayobora intekerezo uko agize gute ashaka. Muhabonetse umugabane munini wemera zino nyigisho, maze gukura abantu benshi ku kwizera ijambo ry'Imana. Hepfo baravuze ngo umwe muri abo bahanuzi yavuze ko yabonekewe na marayika Gaburiyeli. Umunyeshuri wamuyobotse yaretse kwiga, maze nawe avuga ko yahawe ubwenge n'Imana ubwayo kugira ngo asobanure ijambo ryayo. Hari abandi bantu bari basanzwe baratwawe n'ubwaka bifatanyije nabo,
imigenzereze y'abo bantu bafite amatwara maremare ntiyabuze guteza umuvurungano. Ibibwiriza bya Luteri byari byarakanguye abantu hirya no hino, bituma bumva ko ubugorozi bukenewe. None icyo gihe abantu bari basanzwe ari inyangamugayo bayobejwe n'ibyavugwaga n'abo bahanuzi bashya. Noneho n'abantu bari inyangamugayo mu kwizera, izo nyigisho zageze aho zigira gute? Zirabayobya, maze bata ukuri bayoboka inyigisho z'ibinyoma, ngo maze Satani ashobora kwigarurira iyo mitima arayiyobya. Ubu buryo rero bw'ubwaka bw'aho abantu batangira gushyira ku ruhande ijambo ry'Imana, noneho bakayobora abandi mu kumvira intekerezo zabo, batagerageje ngo babanze barebe bazisuzumisha ibyanditswe byera. Nibwo buryo Satani yagiye akoresha kugira ngo ayobye benshi. Noneho kugira ngo aha mpave, reka nongere nsome mu ntambara ikomeye kugira ngo mwumve ko ibi byagiye biba ari nabyo biriho no muri iki gihe cyacu. Reka tujye kuri 286. Haravuze ngo bagiye kuvuga ibya Luteri nanone hariya ko ariko byagenze, ariko banerekana no mu gihe cya William Miller. Hano baravuze ngo Satani arwanya n'agatambwe gato cyane ubwoko bw'Imana butera mu rugendo rwabo. 286. Satani arwanya n'agatambwe gato cyane, isubi ya kabiri. Satani ubwo ni mu cyigisho kivuga ngo ubuhanuzi bwasohoye. Satani arwanya n'agatambwe gato cyane ubwoko bw'Imana butera mu rugendo rwabo bugana mu murwa wo mu ijuru. Mu mateka yose yaranze itorero, nta vugurura ryigeze rikorwa ngo ribure gusakirana n'imbogamizi zikomeye. Mu gihe cya Pawulo niko byagenze. Aho yashingaga itorero hose habagaho abantu bavuga ko bizera nyamara bakinjiza ubuyobe mu itorero, ku buryo iyo bwakirwa bwari gukuraho urukundo abantu bakundaga ukuri nta kabuza. Luteri nawe yahuye no guhangayika gukomeye ndetse n'umubabaro biturutse ku mikorere y'abari bafite gukabya mu kwizera. Bavugaga ko Imana yavuganye nabo mu buryo butaziguye, kandi ku bw'izo mpamvu bakazana ibitekerezo byabo n'imyumvire yabo, maze bakabiha agaciro kuruta ibyo ibyanditswe byera bigira gute bihamye. Murumva, guhera mu gihe cya Pawulo gukomeza no mu gihe cyose cy'ubugorozi no mu gihe cya Luteri, ubu buryo Satani yagiye abukoresha kugira ngo yigarurire abantu. Ngo abantu benshi bari babuze kwizera no kumaramaza, nyamara bakagira umwuka wo kumva bihagije, kandi bagakunda kumva no kuvuga ibintu bishya. Baguye mu gishuko cyabo bigisha bashya, maze bifatanya n'abakorera Satani mu murimo wabo wo gusenya ibyo Imana yari yaratumye Luteri kubaka. N'abayoboke bawe Wezire nabo ndetse n'abandi bahesheje isi umugisha kubw'imirimo yabo no kwizera kwabo, kuri buri ntambwe yose bagiye bahura n'imitego ya Satani. Batezwe n'abantu babaka badafite intekerezo zihamye, ndetse n'abatejejwe bishoye mu bwaka bw'uburyo bwose. Ubwo mwumva, ubu buryo nibwo Satani yagiye agira gute akoresha mu mateka yose y'itorero. Ubwo Imana yahagurutsaga abagomba gukora umurimo, Satani nawe yahagurutsaga abandi, kandi bakaza bavuga ko bagiye gukorana n'abo bantu b'Imana. Ubu ni uburyo rero bwa kabiri Satani yakoresheje. Hepfo muzasoma na William Miller nawe yahuye n'icyo kigeragezo, ariko hepfo baravuze ngo William Miller nta mpuhwe yagiriraga iyo mikorere yaganishaga ku bwaka. Kimwe na Luteri yavuze ko umwuka wose ugomba gusuzumishwa ijambo ry'Imana. Umwuka wose ugomba gusuzumishwa ijambo ry'Imana. Miller yaravuze ati, muri iyi minsi yacu umwanzi Satani afite ubutware bukomeye ku ntekerezo z'abantu bamwe. None se twamenya dute umwuka ubakoresha uwo ari wo? Bibiliya irasubiza iti, muzabamenyera ku mbuto zabo. Hari imyuka myinshi yadutse ku isi, kandi dusabwa kugenzura imyuka. Dusabwa kugenzura iki? Imyuka. Umwuka wose utadutera kubaho twirinda dukiranuka kandi twubaha Imana muri iyi si ya none, ntabwo wari umwuka wa Kristo. Nemera rwose ndashidikanya ko Satani akorera byinshi
mu buryo budasanzwe muri ayo matsinda y'inzaduka. Abantu benshi muri twe bibwira ko ari abantu bejejwe bakurikiza imigenzo y'abantu, bakurikiza imigenzo y'abantu, kandi uko bigaragara ntabwo bazi ukuri nk'uko abatejejwe nabo bagize gute bameze. Umwuka w'ubuyobozi uzadukura mu kuri, ariko umwuka w'Imana uzatuyobora mu kuri kose. Ariko wagira uti umuntu ashobora kuba ari mu buyobe nyamara akibwira ko ari mu kuri. Umuntu ashobora kuba ari mu buyobe nyamara akibwira ko ari mu kuri. None se ibyo ni ibiki? Twasubiza yuko umwuka w'Imana n'ijambo ryayo bitavuguruzanya. Niba umuntu yigenzuje ijambo ry'Imana maze akabona ari mabi rwose ahuje n'ijambo ry'Imana ryose, ubwo nibwo yakwizera ko afite ukuri. Ariko nabona ko umwuka umuyoboye udahuje n'amategeko y'Imana cyangwa Bibiliya, agendana ubushishozi. Nibitaba bityo azafatwa n'umutego w'umwanzi Satani. Nguko uko Satani rero yagiye akoresha ino mitego kugira ngo yigarurire iki? Abantu. Ngaho ingingo ya 2 ndayivaho, njye ku ngingo ya 3 nayo ntaraza gutindaho cyane. Ingingo ya 3 nitubwira ngo kudashyira ukuri hehe mu bikorwa. Ubwo hari abantu benshi bagiye bayobywa no kuba hari amahame y'ibinyoma yinjijwe mu myizere, bagahaguruka bari bafite ukuri, bafite amahame y'ukuri, ariko hakaboneka abantu binjira muri bo maze bakabizeza kwizera n'amahame y'ibinyoma. Abandi nabaka bagiye binjira mu itorero bagahaguruka nk'abantu b'Imana, ariko barangiza bagata ijambo ry'Imana ku ruhande, bagatangira kuyoboza abandi ibitekerezo byabo cyangwa ibyiyumviro byabo, ndetse rimwe na rimwe bakavuga ko ari abahanuzi banahishuriwe, ariko inyigisho zabo ntibemere ko zigeragereshwa ijambo ry'Imana. Noneho hari n'abandi bamenya ukuri, bamara kugusobanukirwa bakemera, bakakugendera, bakakwemera, ariko bamara kukwemera igihe kikagera ntibakomeze kugira gute kugenderamo. Ubwo buryo Satani nabwo yagiye abukoresha kugira ngo yigarurire abantu b'Imana. Ngaho reka tujye mu ntambara ikomeye, paje 227, turebe uko Satani yagiye agerageza kuyobya abantu. 227, turahera ku isubiro hasi. 227 hasi. Igihe cyo kuza kwa mbere, abatambyi n'abanditsi bo mu murwa wera bari bararagijwe ibyanditswe bivuga iby'Imana yakoze. Bagombaga kuba baramenye ibimenyetso by'ibihe, maze bakamamaza ubutumwa bwo kuza kwa Mesiya wasezerano. Ubwo ibyanditswe bitubwira ko Abisirayeli, abatambyi n'abanditsi bari bahagarariye ubwo bwoko bo mu murwa w'Imana, bari bararagijwe ibyanditswe bivuga ibyo kuza kwa Mesiya. Ubwo nibo bari barabikijwe ibyera by'Uwiteka. Ariko nimukurikirana amateka muzasanga ko nabo bagize aho barateshuka, maze ntibakomeza kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, ahubwo nabo bihimbira izindi nyigisho z'ibinyoma. Bamaze kwihimbira izo nyigisho z'ibinyoma rero, ubwo bari batangiye guteshuka. Igihe kigeze ubwo Yesu yazaga, yabazaniye umucyo, ariko mbere y'uko Yesu aza ngo yagiye abatumaho abahanuzi, aho kugira ngo babumvire bakabica bakabagirira nabi. Ubwo umucyo babaga bazaniwe barawangaga. Muzasoma iby'inkuru yuko igihe Yesu yari agiye kuza kuvukira muri Yerusalemu, ngo abatambyi babwiwe inkuru y'inyenyeri yari abanyabwenge bari bavuye iburasirazuba babonye. Noneho ngo bahageze babagijije iby'iyo nkuru ntabwo bigeze babyita. Ngo maze ngo abo banyabwenge bahageze basanga mu by'ukuri Yerusalemu nta kimenyetso na kimwe cyerekana yuko biteguye kwakira uwo mucunguzi w'isi yose, kandi byari byaravuzwe mu bitabo by'Abaheburayo twarabisomye. Noneho ngo abo bari babazaniye inkuru byagombaga gutera abatambyi kuvuga ngo aba bantu ibintu batubwire reka tubigenzure. Ni umucyo Imana yari ishatse kugira ngo bakurikirane bamenye igitangaza cyabaye. Ngo ariko noneho uwo mucyo ntibagira gute, ntibawitaho.
Reka nsome hepfo mwumve ngo abayobozi b'Abisirayeli bagombaga kuba barize bimbitse kandi mu cyubahiro cyinshi iby'ahantu igihe n'ibizajyanirana n'igikorwa gikomeye cyane mu mateka y'isi, aricyo kuza k'Umwana w'Imana aje gusohoza igikorwa cyo gucungura umuntu. Abantu bose bagombaga kuba barabaye maso kandi bagategereza kugira ngo babe mu ba mbere bazakira umucunguzi w'isi. Ariko murebe ibyabaye, abagenzi babiri bari bananiwe bamanuka bava ku misozi y'i Nazareti bagera i Betelehemu, bagenda mu nzira yaho y'impatanwa kandi ndende cyane, barambukiranya bagera ku mpera y'iburasirazuba bw'uwo mujyi, bashakashaka aho baruhukira n'icumbi ryo kwikingamo muri iryo joro, ariko ntibahabona. Nta rembo na rimwe ryabakinguriwe ngo bakirwe. Amaherezo baje kubona aho kwikinga mu kiraro cy'inka, kandi aho niho umukiza w'isi yagize gute yavuze. Ubwo aba batambyi n'abigisha amategeko bakagombye kuba baragenzuye, birengagije umucyo bagize gute bahawe, kugeza ubwo umukiza yazaga yabuze aho aruhukira, aho yacumbika, maze ngo aza kwakirwa n'abashumba. Nimukurikirana rero, wenda hano ntabwo ndahasoma hose, ndasa n'uwigira hepfo. Uko yaje ubwa mbere ntibamwakire ngo byatewe n'uko umucyo bari barahawe batigeze bagira gute, bari boherejwe batigeze bawemera ngo bawakire hanyuma bawugenderemo. Ngo ariko icyari cyarabiteye ni uko ubwa mbere nibo bari barabikijwe ibyera by'Uwiteka nk'uko twabibonye. Ariko kubwo gusubira inyuma kwabo, umucyo wakomeje kugenda uza, bagiye bakomeza kugenda bawanga. Ngaho nimwumve hakurya, ubwo basobanuye uko Yesu yaje kwakirwa n'abashumba, ndetse ibyo kuvuka kwe bikamenywa n'abanyabwenge bari bavuye iburasirazuba, ngo ariko bari barasomye mu bitabo by'Abaheburayo. Ubwo murasoma kuri ino paji ya 229. Ariko reka nigire hepfo, baravuze ngo ni nako Kristo azaboneka ubwa kabiri, abamutegereza kubazanira agakiza. Nk'uko byagenze ku nkuru yo kuvuka k'Umukiza, ntabwo ubutumwa bwo kugaruka kwe bwahawe abayobozi ba rubanda mu by'iyobokamana. Bari barananiwe gukomeza kubungabunga isano bafitanye n'Imana, kandi bari baranze umucyo uva mu ijuru. Bityo rero ntibabarirwaga mu bo intumwa Pawulo yavuze ati, ariko mwebwe bene data ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi uzabatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa. Ubwo ahangaha ngo icyatumye badasobanukirwa nuko Kristo yaje, nuko umucyo bari barahawe bagize gute bawanze. Muri Matayo Yesu niho yababwiye 23 ngo nabatumyeho abahanuzi ntimwabumvira ahubwo murabica, bamwe mu batera amabuye. Imana yari yagiye batuma abahanuzi kugira ngo babumvire, ariko ntibagira gute ntibabumvira. Ngo ibyo biza gutuma rero ku iherezo badasobanukirwa no kuza k'Umukiza. Ariko hano baravuze ngo ni nako bizagendekera abantu bitwa ubwoko bw'Imana mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo bwa kabiri, nk'uko byabaye mu gihe cya mbere. Uko abantu bagiye banga umucyo, Satani agashobora kubigarurira, ngo ni nako bigomba kuzagenda n'iki gihe. Niyo mpamvu uburyo Satani akoresha bwo kugira ngo ateshure abantu ni ukubatera kwanga umucyo Imana yagize gute yabahaye. Ubwo aha ntabwo ndahatinda, nimusoma kuri paje ya 375 niho bavuze umuti umwe rukumbi watuma abantu bashobora gusobanukirwa n'ibyanditswe byera kandi bakamenya n'inzira y'ukuri. 375 baravuze ngo hari ikintu kimwe gusa abashaka gukira gushidikanya bakwiriye gushakana umwete bataryarya. Mu cyimbo cyo kwibaza no kujya impaka z'ibyo badasobanukiwe, mubareke bakurikiza umucyo wamaze kubarasira, nibwo n'umwica uzabatambikira. Ubwo murumva abantu benshi bajya bibaza bakagira impaka mu myizere, ngo ariko iyaba babanzaga kwakira umucyo bakiriye bakawugenderamo, n'umucyo mwinshi nibwo bagira gute babubona. Ariko mu mateka Satani yagiye akoresha uburyo bwo kugira ngo butume abantu batemera umucyo ubarasira, kugira ngo bashobore kugira gute kubigarurira. Abantu rero bashaka kugira ngo basobanukirwe n'iby'Imana, nuko umucyo bahawe bo bagomba kugira gute kuwugenderamo, kuwakira, barangiza bakawugenderamo. Ibyo nibyo bizabarinda kuyoborwa nande na Satani. Wenda ntabwo hano ndahatinda,
ahubwo tugiye kureba ku ngingo ya 4 ari nayo twari twababwiye iheruka, noneho kugoreka ijambo ry'Imana. Ubwo hari uburyo abantu bajya bayoborwa n'abigisha b'ibinyoma, bakoresheje gufata ijambo ry'Imana uko riri, ariko barangiza nta n'icyo banahinduye, nta n'ibitekerezo byabo bashyizemo, ahubwo iryo jambo noneho bakarikoresha nabi. Ubwo buryo nibwo Satani akoresha kugira ngo azashobore kwigarurira imitima y'abantu. Reka tujye mu ntambara ikomeye, paje 270, turajya no mu bifuzwa ibihe byose, ubundi tujye muri Bibiliya dusoza. Hano baravuze ngo 370 ku isuri ya 3, kugira ngo bashyigikire inyigisho z'ibinyoma cyangwa ibikorwa bitari ibya Gikristo. 370, bamwe bazafata imirongo y'ibyanditswe bayitandukanye n'ibyo avuga, bakifatira nk'amagambo yo mu gice cy'umurongo kugira ngo bashyigikire igitekerezo cyabo. Igice gisigaye muri uwo murongo gitandukanye n'inyigisho zabo, ubwo kugira ubucakura nk'ubw'inzoka, bikingiriza imvugo bahimbye ishobora gushyigikira ibyo kamere yabo ishaka. Uko niko benshi bagoreka ijambo ry'Imana ku bushake. Ubwo mwabyumvise uburyo abantu bagoreka ijambo ry'Imana, ni ugufata igice cy'umurongo barangiza bakagisobanura binyuranyije n'uko icyo gice cy'umurongo kigira gute kivuga, ngo maze ngo kubwo kugira ubucakura nk'ubw'inzoka bakabugerekaho intuza imvugo bo ubwabo bagize gute bahimbye. Abandi bafata ibitekerezo bihanitse. Uko niko benshi bagoreka ijambo ry'Imana ku bushake. Abandi bafata ibitekerezo bihanitse, bafata amashusho n'ibimenyetso byo muri Bibiliya bakabisobanura uko bishakiye, batitaye ku bihamya byo mu byanditswe ko byisobanura ubwabyo, maze bagakwirakwiza ayo mafuti bayitirira iki Bibiliya. Igihe cyose kwiga Bibiliya kutabanjirijwe no gusenga, umutima wo kwicisha bugufi, kwiyoroshya, amagambo yumvikana n'ayoroheje kandi natumvikana, azamburwa ubusobanuro bwayo nyakuri. Abayobozi b'ubupapa bajyaga batoranya uduce nk'utwo two mu byanditswe byera twabafasha gusobanura intego y'ibyo bagamije, maze bakabyigisha abantu, ariko bakababuza amahirwe yo kwiyigisha Bibiliya ubwabo kugira ngo batazasobanukirwa ukuri kwayo. Bibiliya ikwiriye kwigishwa abantu bose uko yakabaye. Icyababera cyiza ni ukutigera bigishwa Bibiliya kuruta kuyigishwa nabi batyo. Nguko uko rero Satani akoresha kugira ngo ayobye iki abantu. Reka njye mu bifuzwa ibihe byose, paje 371, turebe uko byabaye ku Bayuda, uko bagoretse ijambo ry'Imana bakarisobanura nabi, maze bigatuma abantu babamba umwami w'ijuru n'isi ariwe Kristo Yesu. 371 baravuze ngo 371 mumbabarire ni 386 ahubwo 386 386 ni igihe Kristo yakoraga umurimo benshi bari bamaze kumwizera. Muribuka ko yabwirizaga abantu ibihumbi n'ibihumbi bakihana bakaza kumwumva. Ngo ariko abatambyi bakoresheje ubu buryo bwo kugoreka ijambo ry'Imana no kuryumvikanisha nabi, ngo bituma abantu benshi bari barayobotse Kristo bagira gute basubira inyuma bamuvaho. Benshi mu bari bamaze kwemera ko Yesu ari umwana w'Imana bashukwa n'ibitekerezo bibi by'abatambyi n'abigisha amategeko. Abo bigisha amategeko bashoboye kugira icyo bageraho kubera guhora basubira mu magambo y'umuhanuzi avuga ibya Mesiya ngo kuko Uwiteka Nyiringabo azategeka ku musozi wa Siyoni n'i Yerusalemu, kandi azahabwa icyubahiro imbere y'abatware be bakuru. Azategeka uhereye ku nyanja ukageza ku yindi, uhereye ku ruzi Ufurati ukageza ku mpera z'isi. Ubwo aya ni amagambo yo mu byanditswe, ariko abatambyi n'abigisha amategeko bakoresheje kugira ngo bagoreke ijambo ry'Imana.
aboneka muri Yesaya 24 umurongo wa 23 na Zaburi ya 72 umurongo wa 8. Ariko aya magambo bakoresheje nabi maze bayasobanura bashaka kugira ngo barwanye inyigisho z'umukiza. Ngaho ni mwumve hepfo. Nuko mu kumukwena cyane abatambyi babaza ihuriro riri hagati y'icyo cyubahiro kivuzwe na Yesu ugaragara aciye bugufi. Yesu yari yaraje aciye hehe? Bugufi. Yoroheje ari umukene, avukira no mu muryango ugize gute? Ukene. Maze bakoresha aya magambo rero bashaka kwereka rubanda ko ngo atatumwe n'iki. Kuko bavugaga yuko bagomba kuza mu cyubahiro gikomeye kandi akaza ari umwami utegeka isi yose. Nyamara aya magambo yavugaga icyubahiro Kristo azahabwa bwa kabiri aje kwima. Noneho bayakoresha mu mugabane wa mbere, aho abahanuzi bari baravuze basobanura neza ko azaza yicishije bugufi. Ngaho ni mwumva ko umuhanuzi Yesaya none yari yarabivuze ubwo yagombaga kuza ubwa mbere. Hepfo baravuze ngo uko niko amagambo y'ubuhanuzi yasobanurwaga nabi maze akigishwa mu binyoma. Uburumva yari amagambo y'ukuri ariko yigishwa he? Mu binyoma. Iyo baba barize ijambo baryitayeho ntibaba baraguye mu ikosa. Igice cya 61 cyemeza ko Kristo azasohoza umurimo we nk'uko yawuhawe. Igice cya 53 cyo muri Yesaya cyerekana ko azangwa n'abantu maze akababarizwa isi. Naho igice cya 59 kikagaragaza imico y'abatambyi n'abigisha amategeko. Ubwo bo bafashe imirongo mike bayisobanura nabi. Turajyanye. Ariko ntibakurikira ngo barebe uko Yesaya yanavuze uburyo yagombaga kuza bwa mbere, ko yagombaga kuza ariko akangwa n'iki? N'abantu na rubanda. Ndetse yagombaga kuza yicishije bugufi ngo nta n'umwitayeho. Kuko yari yaravuze ngo yakuriye imbere nk'ikigejegeje ngo nta n'uwo mwitagaho. Byavuzwe muri Yesaya. Nyamara ibyo byari byaramuvuzweho byo birirengagizwa, ahubwo bashyira imbere andi magambo yavuga uko azaza ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Iyo abantu baza kuba baritaye ku magambo yose y'ubuhanuzi bakiga ibyanditswe neza, ntabwo bagombaga kuyobywa n'iki? N'abatambyi n'abigisha amategeko. Hepfo baravuze ngo Imana ntabwo ihatira abantu kureka kutizera kwabo. Umucyo n'umwijima, ukuri n'ibinyoma byashyizwe imbere yabo. Ni ibyabo kumenya guhitamo. Umutima wa kimuntu wuzuyemo ubwenge bubashisha gutandukanya icyiza n'ikibi. Ingorane zabaye kuri aba bantu banze kumvira, baje gushukwa n'aba batambyi, nuko bari barize ibyanditswe nabi. Maze amagambo abigisha amategeko n'abatambyi bababwira, aho kugira ngo bajye kuyagereranya n'ibyanditswe n'ibyo Yesaya yavuze byose, ahubwo bakabyemera gutya ariko batabanje kugira gute? Kwimbika. Noneho mwumve hepfo. Imana ntiyemera ko abantu bafata icyemezo bahubutse, ahubwo bagifata bamaze kubona uburemere bw'ibimenyetso babonye, bagereranya ibyanditswe byera n'ibindi byanditswe. Bagombaga kugereranya ibyanditswe byera n'iki? N'ibindi byanditswe. Ariko bo ntibabyemera, bapfa kwemera ibyo babwiwe n'iki? N'abatambyi batagenzuje ibyanditswe byera. Iyo abayuda baza kwikuramo ibyo bibwiraga kuri Yesu, bakagereranya ubuhanuzi bwanditse n'imico yo mu mibereho ya Yesu, baba barabonye isano yihariye iri hagati y'ubuhanuzi no gusohora kwabwo mu mibereho n'umurimo w'umunyagalileya wari wicishije bugufi. Mwumve hepfo rero, no muri iki gihe cyacu hariho abantu bagwa mu ikosa nk'iryo abayuda baguyemo mu gihe cya kera. Abayobozi mu by'idini basoma Bibiliya bakayiha umucyo uko babyumva kandi bakurikije imigenzo yabo, aho kugenzura ibyanditswe byera ngo bibagirire umumaro. Abantu banga gucyaha nabyo ngo batamenya ukuri, ahubwo imitima yabo ikiringira abayobozi babo. Kubwiriza no kwigisha ijambo ry'Imana ni bumwe mu buryo bwashyizweho n'Imana kugira ngo umucyo ukwirakwizwe. Ariko inyigisho y'umuntu wese ikwiriye kugenzurishwa ibyanditswe.
Umuntu wese uziga Bibiliya kandi asenga, yifuza kumenya ukuri kandi yiteguye kukumvira, azamurikirwa n'ijuru kandi asobanukirwe ibyanditswe byera. Umuntu nashaka gukora ibyo ikunda, azamenya ibyo nigisha ko byavuye kuki? Ku Mana. N'amagambo Kristo yavuze. Rero bantu b'Imana, ubu nibwo buryo Satani yakoresheje. Nubwo hari n'ubundi buryo bwinshi yigarurira abantu, ariko ubu buryo nibwo buryo nyamukuru mu bihe byose byabayeho yagiye akoresha kugira ngo ashobore kuyobya ubwoko bw'Imana. Ngaho dusoza dusubiremo. Twabonye buno buryo bune. Ubwa mbere twabonye ko ari ubuhe? Kwinjira ibinyoma ni ukwinjiza ibinyoma mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Icya kabiri twabonye gutera abantu ubwaka. Noneho ni ukuba bari bafite ukuri kuzuye ariko barangiza bakakwirengagiza, ahubwo intekerezo zabo zikayoborwa n'amarangamutima cyangwa se n'amayerekwa adafite urufatiro mu ijambo ry'Imana. Icya gatatu twabonye ko umucyo abantu babonye batawushyize mu bikorwa ngo bakomeze bawugenderemo, Satani ashobora nawe gukomeza kugira gute? Kubigarurira, kuko umucyo birengagije iyo batawugendeyemo Satani agira akabigarurira. Icya kane twabonye kugoreka ijambo ry'Imana. Naho abantu bashobora kuvuga gufata amagambo umuhanuzi yavuze, yarayavuze mu gihe runaka azasohorera, bo bakayashyira mbere yacyo, maze bigatuma Satani ashobora kugira gute? Kubigarurira. Cyangwa se bagafata amagambo amwe bakayasobanura uko bishakiye, maze abantu aho kugira ngo bajye kugereranya umurongo n'undi murongo bagapfa kubyemera gutyo kuko bivuzwe n'abo bayobozi babo mu by'iyobokamana. Ariko reka mbabwire ngo buri muntu wese akwiriye kwiyigisha ijambo ry'Imana kugira ngo ibyo abantu bavuga ari byo nk'uko tuba twabwirije kuva mu gitondo, kugira ngo abantu bashobore kumenya ko ari ukuri. Ntabwo ari ugupfa kubyemera gutyo gusa, ngo ahubwo ni uko buri muntu wese yongera akagenda akagenzura, agafata ibyanditswe byera, akagereranya ibyavuzwe n'icyo Bibiliya ivuga, akareba koko ku busobanuro bwatanzwe buhuye n'ibyagize gute? N'ibyanditse muri Bibiliya. Nguko uko rero abantu bakwiriye kuba maso cyane kugira ngo batazayobywa cyangwa se tutazayobywa nande na Satani. Imana y'amahoro rero iduhe kugira ngo turusheho kugira ubwenge mvajuru kandi tumenye izi nzira Satani akoresha kugira ngo yobye abantu. Dusabe imbaraga y'Umwuka Wera kugira ngo dushobose gutahura uburiganya, maze dukomeze kugendera mu murongo w'ukuri kw'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen.